Ni ikihe kintu ujya kugura ari umukara uko ugenda ugikoresha kikaba umutuku kigasaza kiba umweru? Ikintu ujya kugura ari umukara ukagikoresha kiba umutuku kigasaza kiba umweru. Yego. Mbese ni igiki kigasaza kiba umweru? Ni ikihe kintu ugura ari umukara uko ugikoresha kikaba umutuku kigasaza kiba umweru? Alisha Dibu na Knowless bose babaye ari abana bawe, ninde wajya wima ibiryo? Najya nima ibiryo? Najya mbyi. Jeannette, ubaye wo uri umutunzi umworozi, Christopher bakakuzanira Christopher bakakuzanira na Element, ninde wagira umushumba? Christopher na Element. Jeannette, ni ikihe kintu cyamubayeho mu buzima bwe ubu ngubu kikimutera isoni? Kikinera isoni? Ni ukuntu nyine nakunze umutipe tu. Hari ukuntu nakunze umutipe, nyine ukuntu byatangiye nyine story tu. Kambatere story. Angelique Web TV. Yes, tubahaye ikaze kuri Angelique Web TV. Kuri iyi tariki ya none tubahaye ikaze nanone. Ndagushimira wowe wakoze subscribe kuri Angelique Web TV. Nkubwira nti wowe wakoze subscribe kuri Angelique Web TV, amafufu amafaranga agufiribe. Nge muri kumva kuri mikoro imbere ya kamera ni wa muhungu wanyu Dani Kitatere cya Mutabazi Rutarimba n'ibinyoma, intore idatoragura amayugi. Imbere ya kamera rero tuhafite umutumirwa, sinzi naba ndi kumukingiriza cameraman amukwereke neza, ariko ni umusisa yakoze byinshi, yakinnye henshi, yavuze menshi. Ni umunyamahane turamuzi, ntago akunda abantu bamukinisha, avuga byinshi, akunda benshi. Reka tumuhe ikaze kuri Angelique Web TV. Tuguhaye ikaze. Yego murakoze. Bakwita nde? Nitwa Jeannette. Jeannette, amakuru yawe? Amakuru ni meza. Jeannette ni muntu ki? Jeannette ni umuntu wikunda, ukunda abahungu, ukunda kwiyambarira gutya mu bibona, nyine ni byinshi tu. Jeannette, indangagaciro yiwe ni iyihe? Indangagaciro yiwe? Yes. Indangagaciro yiwe ni ugukunda abantu. Ukunda abantu? Yego. Jeannette akunda ibiryo? Yego. Jeannette akunda kuryamira? Yego. Jeannette akunda kwambara mini cyangwa amakanzu? Yego. Jeannette, ari ijisho ry'iburyo n'iry'ibumoso, iryo wabura mbere ni irihe? Iryo nabura mbere nabura iry'ibumoso. Kubera iki? Rega kenshi buri ikintu cy'iburyo nicyo kigira imbaraga kurusha icy'ibumoso. Ari ukuba ikiragi no kuba impumyi, wahitamo iki muri ibyo? Naba ikiragi. Kubera? Kubera ko iyo uri ikiragi nibura uba ureba ku isi, ariko iyo uri impumyi urumva ariko ntacyo ubona. Aho kugira ngo rero numve, aho kugira ngo urumva misemo kuba ikiragi, sibyo? Aho kugira ngo numve nabona, umva ubwo se okay, nahitamo kuba ikiragi, sibyo? Kuko kugira ngo subwo ndakivuga gute ko numva bikuncanga. Nahitamo kuba ikiragi kuko ikiragi kiba ntago kiba cyumva ariko kiba kibona. Impumyi ntago ibireba ariko iba yumva. Rero kugira ngo mbe ndi impumyi nabona nkumva, naba ikiragi sinumve ariko mbona. Yego. Biragoye kugisobanura ariko nyine nuko mbyumva tu. Gisobanura abantu nyine babyumve. Okay, aho kugira ngo nyine mbe impumyi, aho kugira ngo mbe ikiragi, aho kugira ngo mbe impumyi mbe nareba ariko numva, naba ikiragi nkaba numva,
ariko ndeba yego sibyo yego ndakeka noneho bari kubyumva nyine nahitamo kuba ikiragi sinumve ariko ndi nkareba. Jeannette, baramutse bakubwiye ngo tuguhaye ubushobozi bwo guhindura ino si, ibiyiriho se cyangwa mu mabara? yego ibiyiriho byose, wahindura iki ukongera iki kuri iyi si? uzi ikintu nahindura iki, nagabanya iki? nagabanya se ubu nagabanya iki? Ni iki? nakongera wenda nk'amakampani menshi atanga akazi nkagabanya nyine nk'ibiyobyabwenge biyobya abantu tu. Yego kongera ibiyobyabwenge? nagabanya ibiyobyabwenge nkongera ahubwo wenda nk'ibintu bituma abantu babona akazi nk'amakampani ibiki ibintu nk'ibyo tu. Yego Jeannette, habayeho kugura abantu mu muryango w'iwanyu, ninde wagurisha? kugura abantu mu muryango wacu ninde nagurisha? Yego. nagurisha papa. Kubera iki papa? kubera iki papa? uzi impamvu papa se? mu bana bo mu rugo nabo nagurisha kuko baba bagifite byinshi byo kugeraho. Yego na papa ashobora kuba bifite ariko we nibura niba nawe yaratubyaye, natwe kugura dukeneye kubyara we niyo yagenda ubwo ntaribi. Yego Jeannette, ari barumuna bawe na mama wawe habaye ko haboramo umwe ubura ubuzima, ni bande bagenda? mama na barumuna banjye? Yego. nta n'umwe, bose ndabakunda. Habayemo itegeko ngo havemo umwe, nakemera nkagenda ngewe ahubwo. Jeannette, ari mama wawe n'umugabo wawe mubana mwasezeranye, Imana ije ivuga ngo ndashaka gutwaramo umwe, watanga nde? mama n'umugabo wanjye. natanga umugabo wanjye kuko umugabo n'undi, ariko mama ntabwo ubona undi. ako nyine ni munyange ngo nuko mvuze gutyo gusa, nyine uri kumbaza ibibazo, ndi kuvuga uko mbyumva. natanga umugabo wanjye. Watanga umugabo wawe? Yego. Ari umwana wawe na mama wawe, watanga nde? umwana wanjye na mama wanjye nta n'umwe natanga. Bibaye itegeko ntago narikurikiza. Yego ntago narikurikiza iryo tegeko. Jeannette, hari ukuntu njya ngira utuntu tw'uduchallenge, negeshe kuguchallenge ngo bushize urangije uravuga ngo harya ngo narakubwiye ngo niki kizamuka ukikongera kikamana, urabyibuka? Nakubajije ngo iki? Niki kizamuka kikongera kikamanuka kitavuye aho kiri? Harya washubije ngo iki? Ntago nakimenye, cyarananiye. Cyarakunani? Ariko njye navuze ko ari sikariye zizamuka zikongera zikamanuka. Njyewe iyo ntanze uduchallenge ngenda nadusubiza kuko ndi rutarimbana ibinyoma. Ndagira ngo nongere nkukubite akandi challenge, sibyo se? Suri umukobwa mukuru se? Nari. How old are you? Ufite imyaka ingahe? Imyaka? Yego. Ni ngubeshya se? Oya, ndabizi wenda numbeshya urambeshyaho mikeya. Ufite imyaka 20. So 20 irimo? Nakubwiye ko ngubeshya se? Ubu urambeshye nyine ufite imyaka 20. Ndakubeshya. Bakunzi ba Angelique Web TV, mutwandikire muri commentaire mutubwire niba uyu muntu afite imyaka 20. Nje ngira reka nkubite aga challenge. Jeannette, ni ikihe kintu ujya kugura ari umukara, uko ugenda ugikoresha kikaba umutuku kigasaza kiba umweru? Ikintu ujya kugura ari umukara ukagikoresha kiba umutuku kigasaza kiba umweru? Yego.
Mbese ni igiki kigasaza cy'umweru. Ni ikihe kintu ugura ari umukara uko ugikoresha kikaba umutuku kigasaza kiba umweru? Base. Bisobanura ukuntu ibasi uyigura ari umukara igasaza, uko uyikoresha ikaba umutuku igasaza uba umweru. Ni gute? Oya, cyangwa se umupira w'umukara. Umupira w'umukara. Iyo uri kuwukoresha uhinduka? Ni ikintu cyo gukoresha cyane cyo kwambara. Navuze ngo ni ikihe kintu ugura ari umukara uko ugikoresha kikaba umutuku kigasaza kiba umweru? Come on. Nusa ubwo namenya ni icyo wambara, ni icyo ba. Okay, ubwo ndavuga ngiye uko mbyumva. Ni ikihe kintu? Ni basi ubwo nyine. Ni basi? Yego. Ibasi niyo ugura ari umukara uko uyikoresha ikaba umutuku igasaza iba umweru. Igasaza iba umweru. Muri commentaire baratubwira icyo kintu ugura ari umukara uko ugikoresha kikaba umutuku kigasaza kiba umweru. Jeannette ntago ari cyo, ariko ubwo muri commentaire nabwo ndagisubizamo ubwo niba kimbaza cyangwa urashaka nkigusubize. Kinsubize urahita unyishyura. Oya. Uranyishyura? Oya nyine mbwira kugira nyine umuramatsiko tu. Ikintu ugura ari umukara ukagikoresha kiba umutuku kigasaza kiba umweru ni amakara. Yego? Amakara? Yego. Bashyira mu imbabura? Yego, amakara. Amakara yagura ari umukara agasa umutuku. Uko yakoresha agenda aba umutuku agasaza aba umweru. Umweru ni ivu. Yego? Nicyo? Muri commentaire muratubwira. Ndacyakubaza kandi ni ikihe kintu umuntu yirukankaho agasaza atakibonye kandi agendana nacyo? Yirukanka agishaka akanda saza atakibonye kandi agifite? Yego. Gwase ashaka agasaza atakibonye kandi agendana nacyo. Byakunaniye? Kanumve. Gwase amafaranga se? Amafaranga gute? Nago nyizi. Nago nyizi. Nguhe n'ikindi. Reka nguha kandi koroshye. Ni ikihe kintu kizenguruka isi kitavuye aho kiri? Kireba se cyangwa gitekereza? Nyine ni ikihe kintu kizenguruka isi kitavuye aho kiri? Nka telefone nayo yabikora? Telefone yabikora? Telefone ntago ari cyo Jeannette. Ko numva ibintu byose ngaho bisobanura abakunzi ba Angelique Web TV. Ni gute telefone yazenguruka isi itavuye ahiri? Telefone urumva nk'ubu ngubu ndi mu Rwanda, nk'ubu ndi hano nyine sirigeze mava, nshobora kuvugana n'umuntu uri hanze muri Amerika, namara kuvugana muri Amerika nkavugana n'uri Tanzania, hose ikagenda mvugana nabo ikazenguruka kandi nyifite hano. Ntago ari cyo Jeannette. Mbwira ese Jeannette. Okay, n'ubwonko basi. N'ubwonko buzenguruka isi butavuye aho buri? Butavuye aho buri. Ego. Nicyo kintu kizenguruka isi kitavuye aho kiri? Yego. Nabyo byashoboka. Yes, ntago ari cyo. Jeannette akunda abahanzi? Yego. Jeannette ari The Ben na Bruce Melody, ninde wagira umugabo kubera iki? The Ben. Kubera iki The Ben? Zimpamvu The Ben se? The Ben Bogari. Ngiye nimba ariko nkunda ngo Bogari nyine mba ngiye nyine nahitamo The Ben. Kubera iki The Ben? Kubera The Ben ni mwiza, agira indirimbo nziza, afite n'igikundiro tu nawe utamwifuza.
Jeannette ari Bulldog na King James, ubaye uri umukire ninde wagira umukozi? Bulldog. Ari Bulldog na King James, ninde wagira umukozi kubera iki? Bulldog ko numva nari kumukurura neza. Bulldog ngiye kuvuga uwo nzi ubwo. Bulldog ndumva atari kunzamo neza. Bulldog ntago umuzi? Kemusabe jisho ry'uruvu Yakoze iki wa mugani wa Nuza? Akora iki? ni umuhanzi, yari ari mu itimu ya Tuff Gang, yaririmbanye na nyakwigendera Jay Paul. Bulldog na umukozi wanjye namugira King James. Kubera iki King James amugira umukozi wawe ubaye uri umukire? King James iyo umurebye nyine n'ukuntu aba yimereye no mu ndirimbo ze, ntabwo ujya ubona ahantu yashamaye, nyine aba yiturije, ubona nyine ari umuntu nyine utuje, tugenda gake. Yego. Jeannette ari Ish Kevin na Zeo Trump, ubaye mubana mu nzu bose ari basaza bawe ukabura telefone, ninde wakeka ko yayibye? Wayibye? Ish Kevin. Kubera iki Ish Kevin? Mbona nyine mbona ari ukuntu ateyemo nk'umusazi, ukuntu nyine umusazi ariyo? Umusazi nyine hari ukuntu umuntu si nuko yayibasha no kwiguhisha kubera ubusazi, nyine hari umuntu umeze gutya. Ari Shadibu na Knowless, bose babaye ari abana bawe, ninde wajya wima ibiryo? Najya nima ibiryo? Najya mbyima Shadibu. Kubera iki? Kubera kuzi impamvu se, Knowless we najya muha ibiryo kubera ko Knowless nyine ubona kasa nkaho akunda gukora tu, ariko Shadibu nta kintu nzi nyine yakoze mvuga ati wenda ngaba, kandi bujya utakoze nakarya ariko wakoze arakarya, si byo se? Ubwo nyine najya ma Knowless Shadibu nkamwima. Jeannette ubaye wo uri umutunzi, umworozi, Christopher bakakuzanira Christopher, bakakuzanira na Element, ninde wagira umushumba? Christopher na Element. Umushumba namugira Christopher. Kubera iki? Kwa kari boga mbambona yashobora kuragira. Nyine mbambona yashobora kuragira, gufata inkoni byamubera. Fata inkoni? Gufata inkoni y'ubushumba agenda kubita inka gutya, mbambona byamubera bitewe n'ukuntu nyine ari ikije y'ukuntu. Jeannette iyo avuka ari umuhungu yari gukorera iki abakobwa? Iyo mvuka ndi umuhungu nawe gukorera iki abakobwa? Uzi ndi umuhungu n'ikintu nakorera abakobwa, sha bose nabatereta. Bose nabatereta nyine tu, mbambona nyine mbaye nk'umuhungu ngiye abakobwa bose nabatereta. Watereta abakobwa bameze bite? Bananutse babyibushye? Mbambona ndi umuhungu natakunda abakobwa babyibushye. Kubera iki? Nyine mbambona ahantu mwagira bikagorana tu. Hehe mwagira bikagorana? Hari nk'ukuntu muba mwagiye mu rugendo, nyine wenda bikangwa ko mugera mukora akantu k'agasiporo muzamuka nyine mushaka gutembera n'amaguru, kandi umukobwa ubyibushye ahita ananirwa, ariko unanutse muragenda paka mukagera aho mushaka. Abantu banini ntago bagenda? Baragenda ariko baruha vuba tu, kandi twese ni ibintu tuzi, si byo? Abakobwa banini baruha vuba. Jeannette ahuye na Perezida, niki yamusaba guhindura, niki yakongera? Namubwira bakongera byeri. Yego. Amubwira bakongera byeri. Bakagabanya iki? Akagabanya iki? Bakagabanya se, bagabanya iki? Nanone ntago ibyo nanjye kuvuga ntago byakunda. Se bagabanya iki? Ni iki kinshira? Bagabanya abakobwa. Ariko se babagabanya gute? Uretse nyine ikintu namusaba buri wese yanakeneye, wenda buri wese arabyumva, turi abanyarwanda tuzi uko bimeze.
nyine ngiye ikintu nasaba cya mbere ni nk'imihanda bakayongera, kuko mu mihanda usanga harimo ambutiyaje, ugasanga nimba ari ugiye mu kazi arakererewe, uri gutaha wenda afite umwana ajya konsa ugasanga biramugoye. Nyine imihanda ibaye myinshi cyangwa minini ikaguka byaba byiza kurushaho. Jeannette abaye umuyobozi w'abari n'abategarugori yababwira kongera iki bakagabanya iki? Ngewe ikintu nababwira nyine nk'abana b'abakobwa nababwira kongera iki, nyine kongera bagashaka, nyine bakava wenda nko mu bintu nyine usanga ari abana b'abakobwa benshi birirwa bagenda bakumva nyine ko nta kintu bakora. Nabashishikariza wenda nko gushaka nk'akazi, sibyo, bagashyira umuhate nyine mu gushaka, bagashaka icyo bakora, apana kuzajya birirwa bagenda. Hari abakobwa benshi baba bumva ko batungwa n'abagabo batashaka akazi. Yego. Jeannette ni ikihe kintu cyamubayeho mu buzima bwe ubu ngubu kikimutera isoni? Kikinera isoni ni ukuntu nyine nakunze umutipe tu. Hari ukuntu nakunze umutipe, nyine ukuntu byatangiye nyine story tu, kambatere story. Nari ndi ku ishuri nyine nkunda umuhungu tu, ndamukunda handi nyine nenda no kurwara akadege. Ndamukunda, noneho mbibwiye inshuti zanjye ziranyoshya ati nimba wakunze umuntu we mwandikira agapapuro. Sasa nanjye ndashya kuko nyine naramukunze cyane, ndakandika. Ndangije ndarumuha, mukuru umuha ahita arushyira animatrice. Amaze kurushyira animatrice mva bigera aho ngaho barankubita, banje bananuma n'ababyeyi. Mukuru numa ababyeyi ndeba kujya imbere y'iwacu kugira ngo ngo bajye kwishuri ngo nakunze umuntu namwandikiye papa arandega. Numva nyine byabisebetse, biba ngo wako njya gukodesha umuntu w'umupapa, ndamubwira ati ngwino mbere papa ujye kwishuri banyirukane banye umubyeyi ndi bwakwishyure. Wakodesheje umupapa? Yego. Abapapa barabakodesha nyine mu buryo bwo kugira ngo nyine yari umuntu twanyuragaho ku ishuri, abanyeshuri twese twisanzuraga, wacuruzaga ahantu kuri butike tukamusuzanye tumwisanzura. Yego. Biba ngo ndamubwira ati ngwino mbere papa, nyine wenda nk'ukuntu turi inshuti numva nyine ko yabimfasha moto ari ibintu bisanzwe, sibyo. Noneho bigeze aza ku ishuri nyine nari seriye, nimba ari uko twari kwaramwisanzuye cyane, aza yigize papa byanyabyo, agufatira inkoni arankubita umva kwa kundi mpita mvuga ati nta nubwo ari papa wanjye, imbere ari Matisse kandi namubwiye ngo ni papa wanjye. Ni Matrice abifasha ati? Mbaza ngo byagenze ute. Nahise nsohoka ishuri, maze gusohoka ishuri ndagenda njya mu rugo. Mu kugera mu rugo ndagenda ndaryama, bukeye baraza barankumangira ati se kutari kujya ku ishuri. Ndavuga ati ntago meze neza. Mama arangije aramfata ansubiza ku ishuri. Byane nanga ngo barankubita, noneho barankubita sha nguki umva mena none zasagukiye kuri Yesu barazinkubise, barankubita ariko none se mbwira wenda nto nguce mu ijambo, uwo muhungu wundi waramukundiye iki? Uwo mutipe rero nta mukobwa ku kigo, nta nubwo njye ni wamukunda kuko nta mukobwa utari kumukunda. Ni wa mutipe wari uzi ubwenge, yari duwayene, umutipe yatambukaga abakobwa bose bakamureba. Nyine wa mutipe tuburi umukobwa se yumva yakunda kuko abakobwa twese turiyizi. Nyine hari ukuntu ubona umutipe ko abakobwa benshi bamuhuriye bamukunda, ariko ngiye none narengeje ugiye kugeza aho ngiye banancuta ati we mwandikira. Mani yari umutipe mwiza, atambuka ubona nyine ko ari umutipe ushinguye ufite ubwenge, nyine buri kimwe cyose yazaga mu bambere n'isuku, nyine ubona ari umutipe wiyubashye. Yego. Noneho uravuga ati reka mwandikire ngewe abandi bakobwa mbarushe. Yego. Wateye intambwe? Nateye intambwe ngo mbasumbye, ahubwo noneho Mani bimbera birebere ku gutabyumva, ariko wumve ngo izo nkoni na n'ubu sha mani. Noneho rero hari ikintu buri abantu batazi, uzi nyuma naje guhura n'uwo mutipe sha mani, abantu bakiyemera bugisi nimbi. Ibaze ko nyuma umutipe twabonaga buri wese akavuga ati uriya niwe muntu uzayobora, wenda twumva ko yayobora n'igihugu, ariko ibaze ko nyuma y'igihe twaje guhura mani naramurebye agahenda karanyica numva narira. Byamugendeke bite? Yabaye umusazi? Byagenze gute? Ntago yabaye umusazi, ariko birutwa mw'ikintu ngiye namwifuriza bitewe n'ukuntu namubonye. Numvaga wenda yawe umusazi akazagirirwa yicariye ahantu hamwe. Ibaze ko yaba umusazi akagirirwa yicara ahantu hamwe kugira umuntu ukuntu nasanze ameze. Uwo muhungu wakundaga? Imana umuhungu nakunda gusa neza, wambara neza, ufite ubwenge buri kimwe. Wakubitiwe? Imana umuhungu nakubitiwe. Ibaze ko naje gutambukana mu muhanda nyuma y'igihe. Maye tugahora afite cya kibaba abayede bakoresha igikarayi mu ntoki kugenda asaba akazi k'ikiyede. Maye naramurebye amarara ashoka ku matama, ndavuga ati cyazi sinibi.
burya uw'isi yonyeje vuba anacuka vuba. Mani narababaye burya nubona nyine umeze neza ntukazajye nyine ubyishyira, ibaze nyine ko yanyanze agagezwa naho nkubita akajya kundira kuri matrize akaba asigaye akora ikiyede. Nubona urenze rero ntukishyire hejuru ngo wumve nyine ngo uri hejuru, ahubwo jya ugenda gakeya kuko ushobora kuba uri hejuru uyu munsi ejo ukamanuka ukajya hasi ukajya. ubu ngubu aramutse ari kureba iki kiganiro wamugira iyihe nama? Ahubwo njyewe nyine wenda Imana ukuntu namubonye sinzi ko akwenda kuko phone menyana na telefone afite kuko yakibona ako nyine nanagira aho azakibona. Uwo nk'ubu ngubu ugira wenda ari nkaga namwibariza turibuka kuntu watumye Imana ibaze ko bankubise ahagaze hari imbere bose bari hari abari kubira nawe abireba, ako nyuma nkaza gurana afite cya kibora bagendana biti gikarayi mu ntoki. Imana naramure uzi kwishuri ariko ugiye bagameze ni wa mutipe niyo yabaga ahagaze nibura atari kugenda wonaga ko ari umuntu nyine ushobora kuzagira ku bintu birenze biri hejuru cyane. Imana afite ubwenge mu kigaru wa mbere ibintu byose ku isuku ku biki Imana yawe nyine ari wa muntu ubona ukavuga ati afite ejo heza. Wamugiriye inama ubu ngubu abona iki kiganiro? Nk'ubu ngubu ari kubona nk'iki kiganiro namugira inama ati wenda nagira Imana bikongera bigacamo akongera bikaba byiza nk'uko mbere byari bimeze, nazongere nyine kwishyira hejuru ngo umuntu wenda undi mukobwa ushobora kuzamukunda byagenze neza nk'uko nari mukunze akimeze neza, nyine wenda niba ngombwa akagira nk'undi mukobwa umukunda wenda nubwo yamukunda mu buzima arimo, sibyo nyine ajya yicisha bugufi nyine yiyubahe kuko nubwo ngo ari mu kiyeda ashobora kugenda kongera agasubira hejuru bikagenda neza. Ariko nahura n'umuntu umukunda nazavuga ati ngo ndi hejuru yiwe ngo kuko wari hasi ngo nago namukunda, nyine azamwubahira ukari yego nagiye ubutamukunda ko baswe kamukana inshuti apana ashara urega hari ukuntu umukobwa ashaka kugukunda bitewe n'amafaranga ufite cyane uburyo urenze mukavuga ati wenda ugashaka ibyaha byose umushyaka wanamufungisha. Nkanjye yarandeze kuri matisi umva ni nko kumfungisha nuko twari turi abanyeshuri. Ubwo rero nk'uko bakuze ashobora kumukunda akaba yamushyiraho amakosa runaka akaba yamufungisha. Icyiza rero azamureke babe inshuti nimba ndatabasha no kumukunda ariko areke kumubabaza, kubabaza umuntu ntabwo ari byiza. Jeannette, umuhungu wagushebeje akagukubitisha kugeza n'isaha ukaba utamwibagirwa musigaye mu isi muri babiri, wowe nawe wamugira umugabo? Umugabo gutya ameze muri ubu buzima cyangwa uko ameze muri ubu buzima ubaye warahindutse wowe umuri hejuru ari usigaye ku isi, wamubera umugore? Yego kuri njyewe wenda ubuzima abayemo ubu ngubu namwakira, yego namwemera akambera umugabo. Yes, bakunzi ba Angelique Web TV urabyumva ko imbabazi zibaho. Jeannette yarasebye, ese wowe ntago uraseba? Byandike muri commentaire nagira nkubwire ngo nakagaruka. Ciao ciao.